uri kureba ari we Sinaja mwizina rya Yesu Gihozo ubaye iki ninde ukugize uko Gihozo mwizina rya Yesu Hi guys, nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeye. Reka nsuhuza abakunzi ba Alice Danica TV. Umva ndabakunda cyane. Ntabwo nshaka kuvugira hejuru. So guys, rero nari ndi kwiga, naje gusura Alice. Mukanya mfite examen ngiye kujyamo. Gusa Alice kubera mukanya imvura yari iri kugwa, arambwira ngo nagameze neza, agiye kuba aryamye. So ndi kumwe na wa muntu wiwe. Nicaye ndatekereza nibaza ikintu nakorera Alice namukoreye plank ya mbere mwarayibonye, nta rwango rwari rurimo. Ndashaka kugira ngo mubone Alice wa nyawe. Guys, muranyihanganira nari ndi kwiga, that's why nyine nje nyifite amakaye, urumva. So rero ikintu nshaka kubabwira ni iki. Alice mwabonye plank yindi yankoreye, mwabonye ko nyine narababaye, ariko ntabwo nabigize grave, ntabwo byari grave kubera ko nyine yarankubise, ariko narababaye. Siritope narababaye, abantu bivugishaga ngo kira gicupa yankubise ntabwo cyambabaje. Alice yarambabaje byanyabyo. So kuntu rero gahunda zimeze, nari nibere hano, urumva, nari ndi kwiga, sibyo? So rero ukuntu ibintu bimeze, Alice ngiye kumukorera plank, gusa ndi kwibaza nihe plank namukorera. Ahantu nasetinze kamera sinzi niba, ariko I think ko muri kumbona neza. Nshaka kumukorera plank ya nyayo imeze neza ku buryo muzambwire muri comment, mumbwire ngo ibintu namukoreye nibyo cyangwa. So natekereje mu plank yose abaho ku isi, sanga Alice ntabwo namukorera ikindi kintu cyongera gutuma ababara, ahubwo ngiye kumukorera ikintu gituma babara cyane. Guess what? Muraza kunyihanganira, mfite igihe gitoya, ariko Alice nshaka kumuriza. Nshaka kumuriza, nkamwihimuraho, nkamubabaza. Abakunzi be mwese mumukunda, namwe mukababara. Nshaka kubababaza timu ya Alice, mwese mukababara. Nshaka timu yanjye muze hano, muze muri comment mumbwire ngo bimeze bite. Muko nakiri cyangwa abantu ba Alice nta bwenge mufite bwo gutekereza ibintu bya danje, ariko ndaje mbereke ko ngende ntekereza. So ukuntu bimeze rero, ngiye kambazanira akantu ngiye kumukorera. Iki kintu murakizi, nizere yuko iki kintu mukizi mwese. Iyi boro niyo ngiye gukoreraho plank Alice. Mumbaze ngo ngiye gukora iki, nako muraje mu kirere. Guys, ndagira ngo ataza gutekereza ko ari plank, that's why fashe sound yiteretse hano. Imana ifashe no sound muzabe muri kuyumva neza. So kamanze posing ibintu nari ndi kwiga kugira ngo taza kuza mu mistake. Guys, iyi korogati muri kureba yitwa korogati. Ngiye gukorera Alice plank, gusa mfite ubwoba bw'ibintu ngiye gukora. Alice araryamye, imbwa ze zirakomoka ziranyica. Alice araryamye guys. Iyi korogati mubona
ngiye kunkorera akazi. Iyi korogate ngiye kuyifata, iyi korogate ngiye kuyifata nyishyire mu kanwa. Iyo uyishyize mu kanwa ikora igifuro, ariko ndakoresha utuzi duke cyane kugira ngo nyine nyijundike. Iyo uyijunditse ikamara umwanya ntabwo umwuka nyine wa korogate ukiri kuwumva. Mana yanjye, sinzi niba atari bumbumbura, ariko Imana imfashe. Ariko ibintu ngiye gukorera Alice ndamuriza mbere na mbere kamanze nkuremo amaherena, kuko iyi prank igiye kuba iya mbere ku isi no mu ijuru. Muri kubona ahantu nasize kamera, nayishyize kure ahantu atari bubone, atari bunatekereze. Nayishyize inyuma y'ibirabyo, agiye ibirabyo muri ino nzu byinshi, urumva. Nayishyize inyuma y'ibirabyo ahantu itagaragara. Ikindi bosi wanjye turi kumwe nawe yihishe iri inyuma handi adashobora no kubona na gato. So nyawa ikunze n'amazi meteka. Ngiye kubanza muhamagare, kubera ko ibi bintu ntabwo nahita mbikora ntaramuvugisha. Ngiye kubanza muhamagare numve niba kiryamye, muhamagare mubwire ko ntameze neza, ahita agaruka hano muri salo, sibyo? Ubundi mpita mbikora vuba vuba. Guys, ikindi nibagiye kubabwira, Alice ibintu ngiye gukora ashobora kugira ubwoba. Umutima utangiye kunjya, agahamagara mama wanjye. Kamanze nandikire mama mubwire ko kamanze nako muhamagare, sibyo? Manze muhamagare mama mubwire ko Alice namuhamagara abanze kuri telefone, abibwire na sister akureho telefone kugira ngo ataza kugira ataza kumuhamagara akamwitaba. Nyine nshaka gutera ubwoba Alice byanyabyo, ku buryo Alice ari bukuke umutima. Alo? Ma, umeze ute? Meze neza nanjye. Oya ndagenda mu kanya. Amasaha ntabwo aragera, ariko aracyabura iminota. Ndi hafi yo ku ishuri, ariko ntabwo ari kure. Nagiye kureba mushuti wanjye, wa wundi dukorana dukina na filime, ariko ni hafi yo ku ishuri, ni iminota nk'itanu kuba ngezeyo. Yego, oya ntacyo ndaza kukuvugisha nimva ku ishuri. Hanyuma umushyira nagira ngo ngumfashe, uzufata araho. Umva rero mubwire, hari akantu nashaka gukora nyine kaga filime gatoyi. Yego, nyine nashakaga ngo umfashe, kubera ko oya nyine ni ibintu nashaka kumfasha, ni gatoya. Nashaka ko nyine ibintu nashaka kumukorera, ni ibintu nashaka kumukorera byo kumutungura. Nagira ngo nyine naguhamagara ntumwitabe.
hoya cyangwa nyine mfashe ubwe nazufatiye akureho telefone basi mu minota nk'itanu mbabarira basi ntabwo wahamagara nyine yumva itari kuko ngiye kumutesha umutwe. Sawa iyi munyine mwe muzijimije mubwira azufata kuko ndabizi ko araguhamagara nataguhamagara arahamagara azufati. Sawa yego ubwo ndaza kuvugisha nyuma nacyo. Yego wabaye nimishe bwakange gapfa. Guys rero ukuntu ibintu bigiye kugenda ngiye gufata iyi korogati mvange n'amazi nyijundike ngiye gupfa Alice ngiye kumutera ubwoba mve. So kamaze muhamagare mubwire ko mushaka kwanza. Yesu mfite ubwoba. Kiroparere kugira ngo mubyumve. Allô? 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 Ari? Wagiye? Oya. Ntabwo ndagenda. Uri kurira? Ari we. Ndi hano. Mwizina rya Yesu. Gihozo ubaye iki? Ninde ukugize uko Gihozo Yesu we mwizina rya Gihozo Yesu we mwizina rya Gihozo Iwe Mana yanjye we mbubari Gihozo reka nze ndirukana satani ndirukana abadayimoni ndirukana imyuka mibi ndirukana n'izina rya Yesu ndakwaturiraho gukira ndakwaturiraho kumera neza imbaraga z'Imana izi imbaraga n'izina rya Yesu Kristo Gihozo ndabaye koko Gihozo n'izina rya Yesu Kristo amaraso yawe nazagaragare uyu mwana w'umukobwa n'izina rya Yesu Kristo n'izina rya Yesu Kristo ndasenze mpamagaye ijuru mpamagaye imbaraga z'ijuru ngo zize n'izina rya Yesu n'izina rya Yesu
amazi ndahamagara Imana yo mu ijuru ngize yurukire kugutabara igukize mu izina rya Yesu ndakwaturiraho kugira neza Mana nyagasani ndakwizeye ukize abarwayi wakije abarwayi benshi ndaturiraho gihozo kumera neza gihozo akira kutuzi ajya kutuzi akira Yesu Yoza Baba ubaye iki koko Yesu nimero za mama telefone irihe Yumva barira kurya munda n'indukuroze pole giyo kabagare mama pole basi wapa ngisina rya Yesu ndagusenza uri mu gihugu cyo mu ijuru Mana ndasenza ngo wirengagize ibyaha byose twaba twaragukoreye ndagusenze ngo aka kanya umanukire kudutabara Mana nyagasani ugirize inshuti mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo uko wakijije wa murwayi wari urwaye maze igihe kinini yarabuze wamusanga mushyire mu kidendezi ndasenze ngo abari kukiza gihozo ndasenze ngo amaraso yamukize ndasenze ngo unyigaragarize ndasenze Mana ndakwinginze Mana nsenga buri munsi ndagusenze ngo unyigaragarize nonaha ndagusenze mu izina rya Yesu Kristo ndirukana imyuka mibi ndirukana imyuka y'ubuzima ku buzima bwanjye bwose mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo muri iki gihoza kiramara tumire turagufasha Yesu izina kamamagare kamamagare baba kende waguhaye inde waguhaye ibintu bikwica sira bijye by'abana mwamaye bigiye kunyica ngiye muganga nese ntabwo twasangiye kamamagare mama humura ufasha amamagare mama wawe Mana wenda ugomba mundari mushya ndapfirize ndabona ko ushatse kunyica inde sheri ndukwica iwe ndigushya mundarize n'izina rya Yesu ndigushya rya Yesu eguka nimero ya mama wawe ndayiriho kagari ya sisita wawe iwe ndapfuye ndigushyuha Alice ndigushyuha iwe ndapfuye pole giho kagari nimero ya mama wawe ndigushyarize mu ndari kurya pole reka mamagare mu rugo mbabaze
baze badufashe ayiwe ndapfuye Alice mundari ko abantu bose nta nimero zabo ntaziriho ngiye gupfa yo ndapfuye ndi kujya mu nda mu izina rya Yesu yo ntabwo wapfana jiwo mu izina rya niyo reka ndandike uribirira rya Yesu ndasenga ndirukana ndatokesha ndirukana n'izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga ndahamagara imbaraga z'umwuka wera ndahamagara imbaraga zo mu ijuru ndahamagara ndi gupfa waturiyeho gukira waturiyeho kumera neza waturiyeho kugirwa neza n'Imana mu izina rya Yesu witeka Imana ndakwinginze nyiyereka muri uyu mugoroba ndakwinginze Imana yagasani wituma nkurwa n'isoni ndakwinginze ugirize uyu mwana w'umukobwa urukira kututabara reka imbaraga z'umwuka wera reka imbaraga zo mu ijuru zimanuke ubu nonaha ndakwizeye nizeye iki gitabo nizeye Bibiliya yera nyimurambitseho mu izina rya Yesu umuhe gutuza umuhe gukira mu izina rya Yesu kuko uri Imana ikiza abarwayi kuko uri Imana itabara bagutabaje uko niko musenze uyu mugoroba kugira ngo twiyereke mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Yesu ayiwe Yesu mbabarira ndakwingize nimero ziwanyuseye ko naziriho Mana yanjye ndapfuye Numéro composé n'est pas accessible. nta n'izindi nimero zindi nzi Accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Mana yanjye Yesu we mwana baye koko N'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number is not available. Please try again. Mana yanjye ndatabaza mbabarira ndakwinginze ubaye iki koko k'ibiryo twabisangiye inshuti yanjye k'ibiryo koko twabisangiye kubera iki wumva wabwira gutya ebuka basi Imana yawe itabigirane kuko se nimero za ambulance basi mpamagara Prank ntiwongere kunkora iyi mikino ntiwongere kunkora iyi mikino ndakwigize cyongera kunkora ibi bintu prank ari ntabwo rwaye mani mbabarira ntiwongere kunkora kubera iki wumva ko wanesha umutwe epfo na ruguru ukanimbuza epfo na ruguru please bimaze kurengera basi ntabwo ariwe wankora ibi bintu ari basi mbabarira
yewe ibi bintu bimaze kurengera noneho ngenda ndayamanitse ari narindi kukwishyura unyishyura iki gihe nagutwaye iki Banda yanjyewe ubuse nimero z'ambirasi nagiye guhamagara byari kugenda gute kora ndi guhamagara iwanyu ko nsanze ntaziri bari kwisanga muri iyi mikino ngo bigende gute maramubwiye wagiye waseriye koko wowe uri kunyereka iby'inzara n'ibintu umaze kunkorera reba ukuntu utumye nyinisha imana amajarama bibiliya mu hejuru y'imikino yawe mu maplaka yawe umutima wanjye umvuyemo erega uri guseka igihe ushobora kuba urimo satani igihe ushobora kuba ufite abadayimoni igihe ufite abadayimoni utagira ngo byari ibyanyabyo n'ukudo abantu basize kamera mu ndabyo yigiriye kandi ubwo urumva umeze ute nanjye imbaraga zo kwakira ibi bintu ibi byo birarenze ntabwo ari wowe ushobora gukora ibi bintu ukankinisha gutyo uzi neza n'ubwoba ngira ukuntu bwandenze nyine nagira ngo nawe ugire ubwoba nawe urenge kwishyura ariko nagukoze iki ko uribuka ejo bundi ibintu wankoreye ariko kariya kantu gato ugenda urebe no muri komenti kariya kantu gato nagukoreye iyi nayo ngomba kuyaporodinga abantu bakabibona bimaze gukabya ngano ndayamanitse ntabwo nzongera gukinisha timu gigi muri timu giyozo muri muponyonyo timu Alice ukumva gute ukumva umeze gute nyuma yo kuba umutuku mu maso usuba umutuku ahantu hose hano ku mazuru ku munwa enough is enough sinshaka na gatoya kuzibona subira muri ibi bintu nuko wari uvuga nizere ko birangiriye hano ibi bintu birarenze nagukoreye planka ya mbere uranyishyura nanjye rero ndakwishyura birangirire hano n'ubu umutima wanjye nturajya mu gitereko aho gutanyerera aho hantu naciriye reba do nicaye mu bicanjwe byawe do mbihagazemo shagiho urumwana ndetse wumvaga nishwe n'iki gisize ntabwo ngize ikihe kibazo ntabwo usanzwe ugira ibibazo by'ubuhumekero ntabwo tubizi none si ikibazo wumvaga nzanye biriya bintu nta nubwo se wumvaga umuntu wakorogana ntabwo ibyo bintu njye nakubwiye ko nta kintu na kimwe njya nitaho kipfa mbona ko utameze neza utayari ubwenge buba bwagiye ndetse nk'iriya bibiriya wizanye kugira ngo bigende bite vugisha ukuri iriya bibiri wizanye ngo bigende bite tukoze ibyo n'undi ntuzongera gucisha urubirimo imana ntuzongera gucisha ubwo imana niyo isi nyiza rero mbisemera neza kuko wari uri kunsengera mu nda hari gushya uhita uvanamo abazimu bari mu nda uhita unsengera imana irangiza ariko mana yanjye mbega uyu mukobwa ninde wamuntumyeho abakunzi bari sedanika babwira ukuntu uri kwiyumva nyuma yo gukora planka umutima wawe urumva uri hehe how do you feel reba ukuntu nkuye mu buriri nambaye ubusa nambaye ubusa imbere ya kamera koko yesu nani mwe nanditayeho wabyitaho sike shaho kuba ushishikajwe no kunesha umutwe wirukanka niseka nkuye mu buriri uri gutsepfura njye nagize ngo ni bwa burwayi bwawe bugufasha wapi nagize ahubwo ninde muntu uri hano kunywereye itabi iruhande ndavuga se ko nshaka cyonyine kigusepfuza iyo nshaka umuntu byiza akazanira itabi ko nta muntu uri muri ese kuki uhengera ndi njyenyine hano akaba ari guza kuntesha umutwe kuki udahengera ndi kumwe n'abandi ugahengera ndi njyenyine nawe warunsize aha muri salo irungu ngo uransize ese basi nafasha no kwiga ese ndagufasha kwiga njye nzagukorera ikizami nagomba kujya kwiruhukira ariko ngandorera shagiye
mbega umukobwa amukorera azaguhembe cyangwa none se oya basi ariko basi mbabarira ibi bintu tubireke ibintu by'amapranka tubihagarike ndi kunuka ibikorokati reka umvira nimba bikindi ibaze asike wineje akunje aka gakobwa nagatesha nyumvira niba biri kunuka najya kujya kubita kandi none nje ntukamenye shawanye byo niba natajya byagiye mu musatsi shari nyumvira aha hantu huzuye ibicanjwe byo yagiye acira arimo kumva ahubwo se ko maraje muri by'imikara gato ibintu by'umugara bivuye iwanjye cyangwa narayobye ngo ukagezera inshuti yawe uzakamare mu buzima bwawe nibirisera guri inshuti yawe umvane mu buzima bwawe nanjye mvuge ayiwe nashaka kuvuga umutima wawe wasimbutse n'ubu sindiyumvisha ibintu biri ku none se ko nimero ziwanyu zose zavuyeho bagiye hehe ngo baze wenda ko aribo bari kukumfasha kandi nahamagaye mama namuhamagaye ubwo se umubwira gute ndamubwiye ngo hari ibintu tugiye gukina kandi baraza kumuhamagara ako mama we ngayivura mama utangiye kuzana muri ubu bugoryi bwawe kandi buno buzima ari bwo bwanjye yes umubyeyi utagusapotira ibaze iyo umuhamagara ukamubwira mama none yakwita nari none nje nabonaga umuntu apfuye shabuze ko nanjye ngize amaso yo kunebaye nese ibi bintu bitekereje gute kuko ibi bintu byo gupfa ubwo biragiye upfiriye rimwe izina rya Yesu ntabwo napfa akoze ukuntu wari umeze ntumbwire ko nari mpfuye ahubwo nuko mbonye ugiye guhamagara ntuza njye naringiye kujya kureba mu gikari niba wa muhungu wanjye ahari nkahita mubwira tuva irukange kuri centre de santé dore turapfuye kubera nimero ya ntuza ya ambulance ntabwo nzize mu mutwe ntazo nzi nanjye kumushaka umubwire tumva irukange ariko byari biri kumvanga n'ubundi kuko nkora iki ntabwo nizishaka abazanavaga ushanye uri umwana reka mubwire abantu mujya mubyandika muri comment igezo n'umwana nuko ntabwo mwibeshye reba umuntu ufata ari winteranya n'abakunzi banjye abakunzi bose nabahe nabo Alice Danica Shu abashu reba umuntu ufata akibwira agatekereza ngo reka nipfishe oya nari nabuze iki akanesha umutwe oya gatatu umutwe bigezanga no kuri birisere nabuze ikintu ari numvaga nanjye ngomba kukwishyura nari nabuze ikintu cyatuma nkubabaza ntabwo nashaka kongera reba Rix ari inyuma ukuntu ese umva ubu ngiye kujya ngenda ndeba inguni zose nukuri muri zira ndabyo ari kumubona gute ntabwo nyine nari kuma ubu ngiye kujya mbanza n'ubu uri hano nyuma y'amarido n'ubu uri hano ngiye kujya mbanza nzenguruka inzu yose ndebe ko nta kamera isetinzemo ndebe ko hari ubundi mbone kuza kuvugana nawe kuko ibi bintu birarenze none se kubaza wirukanga urebe ngiye kujya mbaza nirukanga inzu yose mbaze ndebe ko nta muntu uri muri iyi nzu ukuntu nari ntaye umutwe ndi gutekereza ndi hano mu nzu ngiye nyine kumbe shana rikari ukuntu bikero nawe yari yabanje kumbwira se umva mubwire ngo ibi bintu burabizi ubushize byanshwanishije na Alice ngo Alice arandakarira ngo ibi bintu ngiye ndabona ni humura yewe ndakora utuntu tworoshye ngo wewe nubizanamo ibintu byawe ngo bya bintu byawe by'ibikabyo ugatuma none Alice dushwana kandi tukaje dufite shuti ndamubwira ni wowe humura mwamagahe njye nonge nta n'umutwe mfite wo gutekereza amaprank ngo wangore ngo prank weyo basi mwambwiye amaprank reka njye ibi bintu ntabyo nzishobora ni prank ari cyangwa ubundi nuko mise nkugirira imwe kuba yose guhamagara ibintu bya numva ngo nuhamagara ambulance kandi ambulance ntekereza ko iyo ije bagucharginga amafaranga simbizi nyine ahubwo ako kenge ibyo byene nari nanageze ndumva ntabwo ntaringize uko mu rugo navuze ati byanze bikunze urahamagara mama ahubwo ndatekereje wahamagara polisi tafuze polisi bahita bagufunga ibintu irabizamo bahita bagufunga barubwira ukuntu ari guhamagara polisi uvuga ababwira ni muze mpuye n'ikibazo umuntu apfiriye mu ikintu kinsekeje ugiye hanze ngo naribivuze ngo yemwe ngo munabare buri abaturage baza bakirukanka ngo baje kugutabara bagasanga ari cyase ahantu umuntu ababa buri wese akaba yibereye mu bipangu by'atanazi n'ibijya mbere nisugarukiye ujya kuvuza ikuntu numvije ugeze hanze ndavuga ni mbonye nta muntu uri hanze uri gutamba ndavuga noneho ninza ndasanga upfuye uheze umwuka ndavuga reka ngaruke
cyo ukuntu ahamagara ambilanse akomana reka mbabwire simurebe ibintu byoza ari kunkorera basi nawe mwambyaga prank kamwe oya Alice hareka kuba mu mandazi tuvuze ko ibi bintu birangiriye hano kereka niba ushaka ko nzagukura umutima n'uruhari nkawo gukura apana byo kuvuga ngo ngiye prank azanye mba naziteguye ibaze ko nicaye hano ndi kwiga amasomo ndayahagarika ndavuga ngiye gutekereza ikintu nagukorera nawe ubu wanyuma umva ibyo uri kwiga ubusubu wabifashe wabifata mu mutwe gute mutwaye harimo prank amaprank nafuye umurayi w'umuragorgate kandi uri kujyana kubeshya simbikwiye nta niyo ndi kumva ngiye maze ibitseri rwariye amagripe noneho ngo ntari kubyumva sinari kubyumva ngewe iyo mbonye umuntu ari muri mpuzambi ari muri situation mbi nta n'ikintu na kimwe mba ntekereza yewe niyo nta nese ubu bibiri imbabari ngoya tuganire Bibiliya wari uryamanye Bibiliya yaririye yanjye Bibiliya yanjye bakumusego ibintu byose nkora Bibiliya yanjye biri ku musego ndatekereje ndavuga zinze nkuri reka nzane Bibiliya musenge nako sinzi n'ukuntu bigenze nire turubye nje nagiye kuzana telefone ngo mpamagare ntabazi ariko mpita mbona na Bibiliya mfite kumva reka mbanze nsengera umuntu hari Alleluia kuba ari imyuka ako reka n'undi munsi ibi bintu cyakoze birakabije reka guseka wawe yanyirigisa umutima mbere funga amaso ubona undi mabona kakanu kuse yanyirigisa umutima mbere funga amaso mana cyakureba nicaye mu bicanjwe byiwe ubu mpagurutse nahita nyerera nkawe ngiye nshira ibicanjwe nese ubu ni ibicanjwe nese akomana ari nshira ibicanjwe byanshira amacana reka mbite urincakura ibi bintu nk'abantu nabitekereza nimba mu bitekerezo avuze Alice azi ikibazo ngira ndumva nanashishye ninipfisha igizanishwa bira bintu uragira ngo narwaye byanyabyo kubera ko no mu busanzwe iyo yumvisha itabi ahita apfa pe akareba ariko ibintu by'urufuzi yewe napfa akazuka ubuyu n'umuzuka ariko ibintu by'urufuzi n'ubwa mbere abizanye niyo mpamvu ngize ubwoba niyo abantu bazanywera itabi iruhande oya ntimukamwera itabi iruhande allergique cyane ku itabi noneho ndavuze ninde muntu uri hano ko nta mataba haciye bigenze bite ariko ahantu bintera ubwacyo ni ukuntu zisuzana urufuzi kwa ko igihe cyose warwaye nta rufuzi wigeze uzana ndavuze none arapfuye bigenze bite ko noneho ukuntu sinzi ikintu nakubwira ngo ugahita umbwira ngo ni wowe ngo ibiryo ngo wangaburiye gusa sinabyitagaho numvaga uri kuvugishwa nkakomeza ibyo ubundi nashaka kukumvisha ko ibiryo byanyu mwama ari byo bingize nabi kubera iki mbise ngugirira imwe koko nagombaga kubanza nkagushinja bakumvisha uburyo ibiryo byanyu ari byo binteye ikibazo mu ndange yari gushya shenge reka mfate birange nigende ubu se nimba nambaye ubusa kuri kamera koko biza ako mugani buriya kuri akuntu bitakumagana nta kintu na kimwe nzakata muvoma zose wakoreye hano n'uwo wambaye n'ubusa nzabyerekana usabaze ariko ibi bintu nibyo bya nyuma pe tubisezerane reka mbabwire tubisezerane ko utazanyishyura ndeba gutyo ukuntu ari akagoma Alice ntabwo uzanyishyura ukuntu yikunda none cyari uzanyishyura so byaba ibyo byanyuma okay noneho ntabwo nza dupingi ari numbura umukristo dupingi ntabwo nzakwishyura dupingi imbere ya Bibiliya tuyishyira imbere tuvuge ngo ntuzanyishyura aha mwamubonye guys mumbwire byarangiye Alice ukuntu nyinishije Imana ngo ndi gugasengera ngo gakire ngenda kana reka urenze n'akantu wakantagazi mwabyumvise ko nahise atangiye kuntu ari ushobora kubigira ngiye nkahita mbigira se amarira undijije Imana izayakubaza nicyo cyo nakubwira ndarize ndavuze Yesu we ndavuze umuntu n'ubwa mbere mbonye umuntu agiye kumfira mu maboko ntarapfa ahubwo umupfire mpfe byanyabyo siko nanjye wundi gupfa nese mbarubwira ubundi wankoragaho gutyo ukumva uri kumva iki nacyumvaga wumvaga igiti wumvaga kari ndimo mvuga icyo kintu karugatesheje umutwe mu buzima umuntu uzabicitira kibazo azabiteguye guteshwa umutwe nakubera wumvaga icyo kintu
numvaga agatsi kari gutera niyo mpamvu nagiye guhuruza kugira ngo baze kagitera wumvaga napfuye neza neza iyo numva nta kintu kiri gutera ndetse mu kanya cyagiye ugasanga ni imigenge ugize ngo nagize ngo ntabwo nakubonye biri seri ntabwo uzi ko wagarutse nyine ugaruka nahise nipfisha byanyabyo ndapfa ndapfa mana wenda umujinya kajya kwiryama oya uretse tubanze dusoze ino prank ako iyo umbwira ngo dusoze mba natangiranye nawe ngewe mba nzi ko byegereje umutima mba nzi ibyo wavuze ngaho basi musarika musabe imbabazi imbere y'abanyarwanda sabe imbabazi dusezerane ko bino bintu bitazongera biba ubwa mbere n'ubwa nyuma sibyo Danika urumva ngaza imbabazi uzisabe n'abakunzi bajye kwa urabababaza banyirigisa umutima napfunga amaso karumva se ntabwo kajya ngenda ngari mu so reka musabe imbabazi mutwe ariko guys ntabwo birangiriye aha biriya byari umujinya ntabwo ubu umujinya urashize munyandikire muri comment ko muri mpori kibasi mwambwiye agaprank nanjye nkazayimeza umuntu Alice dusezerane hano ese ari abari bari kutubona bari kutubona ese si yasetinze ibaza ibintu byose nakoze atabaye bibaye bitagaragara bega gahita ze kamera irimo cyakoze muranashoboye umva ntago wayibona inyuma y'udukombe tw'umukara ibirabyo nkasa ubu wowe narike muricara mukangambanira mukanegurira planke ariko reka ushaka bafite ubwoba umva bari gutitira imisatsi iri hasi ubu se ko ari igihuza nkura planke kubera ubwoba nka panika nanjye nkitura hasi ibyo bintu urumva witeguye kuzakavaringa iyo situation ntabwo nzongera ahubwo reka museze nase ubu biri kumvikana ko nta microphone alo do sound yanjye ibiteguye fresh ariko aka telefone sizivavu ntajya nkitaho aka telefone nako ubutaha nzajya mbanza nkashake kanyikwegereza ikibazo rero nabyibagiwe ikibazo nuko bazatwumva ariko ikibazo nuko iyo ikintu kikimara kuba nta bwenge mba mfite rega n'ubundi nta bwenge ufite gitangiye no kunyuruka nyuma yo kungamba okay hanyuma rero reka basi dusoza oya ntago dusoza nagusabye imbabazi ndumva umutwe ndi basi sorry urumva ikintu nashaka kukubwira sibyo katubesiriye nakurwa turi kumva ashe cyanta we wimpumeka ako babona Jojo adafite akabazo nzatanye ntabwo agiyemo kurogati koko mba numiwe pe umva rero nkubwire sibyo kangusaba imbabazi from day one nkorera plank bindeba nyine urebamo hari ambivuga utandeba guys nizere ko Alice wanyu muri kumubona reka musaba imbabazi imbere ya kamera Alice umbabari imbere ya kamera ibintu tujye kuvuga tubivugira imbere ya kamera tubisezeraneho okay banza umbwire ngo yego wowe vuga ngo yego nyine ese kufite umutima mubi byahatari mu izina rya Yesu bibiliya hafi pepo kwa jinara uyu mwana tugiye gusezerana bibiri imbere Alice Danika musabye imbabazi imbere y'abakunzi bawe n'imbere ya bibiliya oya bibiliya reka nyikuremo sha hari ibintu wokinisha hari ibintu tokinisha hari ibintu wokinisha hari ibintu tokinisha abantu banje umva rero biri seriye ugiye kuba seriye njyewe none natangiye imbwa ziramuka ndavuga ni zino mbwa zigiye kundya kambayeho umva rero zajya nzi gushoboriza ubutaha wanyirigiso ese no ndimbo kendimo umva mubwire rero tugire Alice tubeseriye musabye imbabazi imbere y'abakunzi ba Alice Danika abantu bankunda n'abagukunda musabye imbabazi umbabari ibintu byose nagukoreye umbabarire umunsi wa mbere nkumenaho amazi ntago nabikoranye umutima mubi okay umbabarire ko nanakurakariye cyagiye unyishyura planka ngakurakarira nkanakubroka
umbabarire nta mutima mubi nabikoranye nuko nayo nababaye do yaramburotse biriseriye twongeye guhuzwa n'akazi ariko ntabwo nabikoranye musaba imbabazi ndinginga pe mbona arambabare none we reba ibintu aba ari gukora birenze n'ibyo njye nakoze nyine basi nanjye ngusabye imbabazi basi nanjye nkwinginge basi rinda kwinginze mbabarira ngusabye imbabazi n'uyu munsi ibyo ngukoreye byo kugutesha umutwe kubabaza gutuma urira mbabajwe n'ijambo ry'Imana nkiniyeho ngo ndi kugusengera n'amarira undijije nkaba numva umutwe wanjye ugiye gusandara basi mbabarira ngusabye imbabazi kandi imbere ya kamera ngiye ngusabye imbabazi umbabarire banza umbwire ko mbabariye kandi n'itegeko ngusabye imbabazi egerayo idvare terabwoba guys inese ubu ngubu iminota ntiyabaye myinshi yabaye myinshi nyine reka dusoze ngaho rero sezera abantu nyese urambabariye nanjye bakunzi banjye ntimunyirengagize mumbare mumbe hafi muri ibi bihe ndimo bitoroshye guys nanjye mbe nishyura umuntu oya dusezeranye kangana bintu Alice tubisezeranyeho abakunzi ba Danika reka tubasezere tubabwire Alice banza umbwire ko mbabariye bakunzi banjye ndabakunda cyane Uwiteka abane namwe reka rigire kwiryamira aka gashinzi kanyu genda inshinzi ari nonotanye no kunuka mu genda inshinzi nta kuntu wakwicara utekereza ibintu nk'ibi ngibi mu mutwe wawe uri tayari ibintu byo gupfa urabizi ubukinisha guys ratanda bakunda cyane umva reka nigendere kwanza ari sonuse ngo ndagashinze reba zino ntuza Yesu wabambwe harimo n'ibintu by'umuka so ari iki noneho nahagaze mu bicajwe byiwe mu birutsi byo byose ndabyi reka se kubinyanyagiza aho ngaho nese nagenda gute hano nayo yanjye utazongera no kuyikiniraho niyo nushaka uzarware dose urebe uko ibintu kinishije nushaka zarwara zawe zose zizazamuka ari nkasa sinzongera gufata ibirage ngo ndagusengera Ricky zata mwibuke gusenga mwibuke kugira mu kibazo mu mwambaza Imana izabarengera murekane naka bye guys ubwo wabatangiye ndabasezere ndabashimiye guys nuko nyine Alice yanze kumbwira ukuntu kubise inzugi ngo uzibabaza Alice yanze kumbabarira ariko ibi nazankurira njye ntago mbizi guys reka mbasezerane babwiye ngo mwakoze utarakora subscribe ndakubwiye ngo uyikore ndakwinginze mbabarira uyikore usharinge mbabara twuzuza amafaranga ngo tuzuza amafaranga mbabara base kuri Alice Danika umva tube benshi dukore subscribe cyane unasharinga comment zawe ndazikeneye hariya hasi basi basabye imbabazi ntabwo nabikoze n'umutima mubi nuko nashaka kumwishyura bye ndabakunda